ndagira ngo tudatinze dusome amagambo y'Imana ko niyo ntego nkuru dufite. Amagambo dusanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli, turasoma ibice bitandatu, turasoma duhere ku murongo wa 16, turasoma amagambo menshi kugira ngo dusobanukirwe neza ibyanditse muri iyi nkuru. Samweli wa kabiri ibice bitandatu, umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 23. Reka dusome. Bacinjiza isanduka y'Uwiteka mu rurembo rwa Dawidi, Mikali mwene Sawuli aruhukira mu idirishya, abona umwami Dawidi atahaka ahamiriza imbere y'Uwiteka, amugahira mu mutima. Nuko binjiza isanduka y'Uwiteka, bashyira igitereko cyayo hagati mu ihema Dawidi yari yarayibambiye. Dawidi ahera ko atambira imbere y'Uwiteka ibitambo byoswa n'ibyishimo yuko bari amahoro. Dawidi amaze gutamba igitambo cyoswa n'ibitambo byishimo yuko bari amahoro, asabira abantu umugisha mu izina ry'Uwiteka nyiringabo, maze agaburira abantu bose b'umutwe wose wa Isirayeli, abagabo n'abagore, umuntu wese amuha ibirobe by'umutsima n'umugabane w'inyama n'umubumbe w'inzabibu zumye. Hanyuma abantu bose barataha, umuntu wese agiwe. Dawidi nawe asubira iwe gusabira abiwe umugisha. Maze Mikali mwene Sawuli arasohoka gusanganira Dawidi, aramubwira ati, ariko uyu munsi ko umwami wa Isirayeli yari umupfasoni, ubonye ngo yibereye imbere y'abaja abagaragu be nk'umuntu utagira umumaro, iyo yibereye adafite isoni. Dawidi asubiza Mikali ati, nabikora imbere y'Uwiteka wantoranije akandutisha so n'urubyaro rwe rwose, akanjye umutware w'Uwiteka ariko Isirayeli, nicyo gituma nzajya niyereka imbere y'Uwiteka, kandi ku bwanjye nzarushaho kwigira insuzugurwa no kwicisha bugufi, ariko abo bajujusi bazanyubaha. Nuko Mikali mwene Sawuli aba ingumba kandi arinda apfa. Reka twongereho andi magambo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya mbere, turasoma umurongo wa 11 na 12. Kubw'uwo natwe twarazwe umurage, tubitoranijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Mwakire neza ijambo ry'Imana bene data. Tugiye kuganira aya magambo mu mwanya bambwiye, ariko ijambo rikuru nshaka ko tuvugaho ni ijambo rishimangira impamvu dukwiye kuramya Imana no kuyihimbaza. Haleluya. Hari ibintu by'ingenzi bihari bifatika bituma umuntu wese wagize umugisha wo kumenya Kristo, haleluya, ahimbaza Imana, akaramya Imana. Ubundi mu magambo make, usibye kuririmba iz'abandi bahimbye, twese twebwe kuba abahimbyi, usibye kuririmba iz'abantu bahimbye, twese twari dukwiye kuba abahimbyi. Burya iyo umuntu yize umwuka wera, haleluya, buri wese ahita umuhanzi.
iyo ni mu bihe byiza y'indirimbo indirimbo sinzongere kuyiririmba, mwaririmba uwo mwanya w'uhimbaza Imana, ubundi amagambo wenda nkazayavuga neza nkayibagirwa, ariko nta muri uwo mwanya byari byakoretse. Yesu nashimwe. Dusomye amagambo menshi avuga ku mugabo witwa Dawidi. Dawidi ari ibintu byinshi abantu bashingiraho bamukunda, hari ibintu byinshi abantu bashingiraho bakamukunda. Ntekereza ko ari byatumye Imana itita ku mafuti ye, itita ku byaha bye, ikavuga ngo mbonye umuntu. Haleluya. Ikavuga ngo mbonye. Ntabwo Imana yari yorowe ko umuntu akora ibyaha, ntabwo Imana yari yorowe ko ari umuntu ari umunyantege nke, ariko hari ibintu byo gushingirwaho. Yesu nashimwe. Nashatse kugira ngo mbabwire uyu murimo Dawidi yakoze wo gucyura isanduka y'Imana, nubwo yabigiyemo n'ingorane. Hanze byabaye byiza, ariko ageze mu rugo bibyara ikibazo. Nabwo turaza kureba ko impamvu byabyaye ikibazo mu rugo ni iyihe. Nushaka ubivuge neza. Dawidi amaze gucyura isanduka, birashoboka ko umunezero wongeye mu zindi ngo yari afite, mu bandi bagore be yari afite, ariko kwa Mikali nta munezero yigeze agira afite. Hari utuntu tubaho abantu agakomereka uruguma rwica, ugakomereka uruguma rudashobora gukira. Aha ngaho uyu mugore yakomerekeje Dawidi uruguma rukomeye. Biranashoboka ko na divorce yahise, urasanga bishyura yahise. Hari ikintu kiba divorce ikaba, nubwo mutatandukana ngo abantu bamenye yuko mwazahanganye, ariko hari ikintu kiba kikakumugaza ukabikina. Iyi sanduka umunsi yagendaga habaye itangazo, umunsi igendaho habaye itangazo, yagiye cyane. Imana yakomeje kwitegereza umurimo w'Imana ukorwa. Imana iravuga ngo mwire guhindura ibintu. Haleluya. Imana ikora imishinga y'igihe kirekire. Njyewe naje gutangariza abantu ko abantu bajya babeshya ngo bakora imishinga irambye, ariko nta mushinga urambye umuntu akora. Njye nabasha gukora ibyo mu myaka yanjye, ariko umwana wanjye akazaza agasanga ibyo bintu bidakwiye, akabisesa agakora iki? Ubwo umushinga urakomeje. Namwe nimufashe rero twemerane ko imishinga y'abantu ari igihe kingana n'uko icyabo kigize gute kingana, ariko umushinga w'Imana, haleluya, umushinga w'Imana ni uw'igihe kirekire kandi ikawutegura mu buryo bukomeye. Imana yitegereza imigenzereze y'umusaza witwa Eli, ireba ukuntu yatoranyirize abana be ngo bakore umurimo w'Imana. Mu gihe yari agifite imbaraga yarakoze, mu gihe cye yarakoze, ariko bigeze hagati imbaraga zibaye, hasigara abana aribo bafite inshingano. Abana babikora uko babyumva. Nagira ngo mubwire ngo ujye ukora ibyawe, abana bawe bazakora ibyawe. Uzajya ukora ibyawe, ibyo ugomba gukora ubikore, ariko abana bo bazakora ibyawe. Umugisha wo uzagira ni uko igihe bazaba bakikumva uzabanyuza mu nzira ikwiriye. Eli abana be bagira abandi bahungu b'ibisare, ibyo ku nzu y'Imana babihindura ukundi, bakora ibyaha. Eli bakaza bakamubwira ati muragira ngo ugire ndisaza, mu gihe cyanjye narakoze ndisaza. Hanyuma akabatumaho
ubu abana bacu arakubwira ati ibyo ntabwo bigikora. Uramubwira ati muzehe rwose ibyo ngibyo ni ibya kera mu gihe cyane. Abana ariko batubwira kandi ko biragoye umunsi wa none umuntu wize mu gihe cyacu ko wajya mu byo umwana yiga mu byo kumukosora ntabwo byakora. Yewe n'abantu bakoze imirimo kera, hari umujeniyeri umwe duherutse kuvugana, abantu bize muri eto kera, arambwira ati mva uyu munsi wa none nimureke abana bakora. Ati twebwe ibyo twakoraga twarahandura tugahandura tukagera ku kintu, ariko umwana arafungura mashini agahita ashyiramo porogaramu akagera gutya akagera gutya akakwereka igishushanyo hari. Devi kuyikora ni ibintu byoroshye, ibintu byacu byarashaje, ibintu bigenda bihinduka bishya rero uko bwije n'uko bukeye. Umusaza aramubwira bati ibyo byari byo mu gihe cyabanze rwose, akabwira ati mwana bikorwa gutya kandi nk'uko mbibabwira gutya n'uyu munsi niko bimeze. Nagira ngo se ibyo twarebye n'uyu munsi twirirwa ducyagura dukoma tugarura, ubundi tukirinda gukoma rutenderi nimuvuga cyangwa aragenda. Simbizi niba hano byabara. Iwanjye hari igihe twabitse ingoma izi bavuza, umuntu umwe araza arambwira ati rero bikona sitona bavuza ingoma, yewe no kuri omega bavuza ingoma, rero bariya bana bazagenda nidukomeza kubika ingoma bariya bana bazagenda kubera ko batavuze iki n'ingoma gusa. Nanjye ndavuga ni nubwo rero nta bintu byo gufata amahama, abo bana niba bataramenye Yesu bakaba baramenye kuvuza ingoma gusa bazagende tuzajya dukoma mu mashyi. Ntabwo ndi kumva byagenda ko ngeze nakwiga kuvuza ingoma ngo mbishobore. Bivuze rero ngo ntabwo ari gusa n'uyu munsi wa none hariho kugira gute gucyamura, hanyuma ukagera nawe wirinda gukoma yakwivumbura hari ukugarukira. Birangira rero ngo bikabije. Ndagira ngo mbabwire rero ngo ibinanira abantu Imana ntabwo biyinanira. Haleluya. Ibinanira abantu Imana ntibiyinanira. Hariya hirya hari umugore Imana yateje ubugumba ku bwenge bwayo, ariko kugira ngo nikora ikintu cye kuzitirirwa undi bizavuga ko ari Imana y'umwijuru yamanutse kugira ngo agikore. Umugore uri hariya rero nawe kugira ngo bitazaza yimanuka, haleluya, agira inzara n'inyota byo gushaka Imana. Ashaka Imana we, ashaka Imana, arazenguruka atanga ibyifuzo, yakwahamuko agasaba ikigeragezo cyakuze cyarabyimbye. Umugore ukamubwira ati ntawe uri iki erega njya mbona umusaza agushyigashiga se mu biti ko ari ngegezweho ngewe ubyarana na he. Hari abantu bafite ibikomere kandi muri iki gikomere nta muntu n'umwe wagira icyo akikora. Dushingira abana tukababwira tuti rero impamvu ya mbere Imana yashyizeho urugo ni ukugira ngo ushirire urugo. Si byiza ko umuntu aba wenyine, reka murebe umufasha umukwigiye. Hanyuma impamvu ya kabiri ni ukubyara gukororoka, ariko uyu muntu dushyingira iya mbere nta gaciro ariho, aravuga ati iya kabiri Imana. Iby'uko inda ari inshingano y'umugore n'agabo oya tuzabyare
tuzabyara, ariko ukamubwira ngo abana bo ni umwanya uva ubute. Ibiganza tubasabira ahanini ntabwo tubasabira amazu, dushimangira ngo uzaba byara abahungu n'abakobwa bazobahereje imyaka. Ariko ya mbere ni uko umuntu agira uwo bagira gute babana. Tubishimangira rero ko natwe tuzi ko niba hari ikintu kibaho kibabaza umupasiteri ni ugushyingira umwana, hanyuma yaho mezi 9 ukazasanga umwana ugashira n'undi ugashira. Nagira ngo mbabwire burya umushumba washyingiriye umwana baba bifatanyije mu buryo bukomeye, baba bifatanyije mu buryo bukomeye kubona iki kibazo. Uyu mugore rero we aravuga ngo ngiye kwiyahura mu nzu y'Imana, n'ubundi ni hanjye nta mpamvu ufitiye. Ariko urukundo ni igitangaza. Umusaza ajya kumubwira ati wari uzi ko murutira abahungu bari ndetse vugufuruya ko mukeba niba uzi neza ko nigeze asobanukirwa kugeza igihe umugore we n'ingorane zo kumubwira ko yasinze. Wa mugore uwo usinduka hano umusore ariko ntabwo nasinze, mfite agahinda kenshi, mfite umubabaro mwinshi, kugeza igihe Imana itanze igisubizo zambwira aravuga. Haleluya. Turi muri wa mushinga w'Imana. Birangiye rero umwana araza, hari inguni y'urusengero abagamo, mu rusengero aho yabaga umusaza nawe ntawe kure. Umwana yajyamo akabona ibintu akumva ijwi rimuhamagaye ati ubu ntawe umuhamagaye ni muzehe kumuhamagaye, ndetse ntabwo muhamagaye igenda ryabo juru ya kabiri muzehe kumuhamagara mwina wawe, umwana wagenda ryabo. Ku nshuro ya gatatu aravuga ati ni Imana imuhamagara, genda uryame, niyongera kuguhamagara witabe mubwibwiriza amatwi. Hanyuma rero umwana amaze gukabirika, amaze kumenya yuko atari ijwi rya Eli gusa, haleluya, ashobora kumviramo n'irindi jwi. Burya ntabwo amajwi usanzwe wumva yo yonyine, hari n'irindi jwi, haleluya. Iryo jwi ritambutse ahita Imana iramubwira rero, haleluya. Imana ifite abantu, iramusobanurira, imubwira ibyo irambiwe, imubwira ibyo idashaka, imubwira uko azagenda. Hanyuma rero ako bagiye kujya kubera muzehe atubwiye kwa mwana ibyo yamubwiye ntashatse kubibwira. Ati mwana ngwino wa muntu yongeye kuguhamagara. Yampamagaye, yamubwiye iki? Kandi ntumishe w'abana, ntumishe. Umwana aramubwira ati yambwiye rero, yambwiye ko izakora ikintu, kandi ngo icyo kintu ngo amatwi azacyumva, ngo azacura injereje. Ayo magambo ntakomeye, amagambo avuzwe n'umwana. Hanyuma rero kuko igihe cyaje kugera, Abafilisitiya barwanya Abisirayeli, barabanesha. Ubundi abagabo bakuru mu ngabo baragenda baraterana bati kuki turi gukuneshwa abaye. Bakora inama y'urugamba, twapfushije abasirikare benshi, ibyigeze no habaye. Bigira inama bati noneho hariya hirya tuhafite intwaro, buriya batangariza muri komine, buriya ku rugamba rwose ntabwo intwaro zose zijyayo. Buriya ku rugamba ntabwo intwaro zose zijyayo, hari izitajyayo, hari izirindirwa kure iyo hirya, hakaba n'izigenda ntoya umuntu yitwaza, hakaba n'ikoreshwa n'abantu nka batatu, ariko ihariya hirya kirimbuzi iri hariya hirya ntabwo ipfa kuza, ijugunyiriye kure
ngo nibivuga bari mu gihugu bo barahita babiba. Hari izituruka iyo kure ariko zikaza zisanga abandi bagize gute, baratinya rero baravuga bati reka tujye kuzana kirimbuzi yacu hariya hirya dufite kirimbuzi. Bahita birukanka rero bajya mu Egiputa, basanga bene Eli nibo barindaga, bati byakomeye noneho ubu twiyunguye inama muzanye isanduku y'Uwiteka tugende turebe uko tumeze. Ariko ndagira ngo mbabwire, iyi Mana iteye ubwoba, Imana yahigamira duhi wawe akakuzonga akakuzengereza bitewe n'imyitwarire yawe kuri yo. Yawugamiza umwanzi wawe akaza akakuzengereza bitewe n'imyitwarire yawe. Barayitwara rero ngo bageze mu rugerero, bageze ku rugamba rw'ibintu birakomeye, bose bavugiriza induru cyane abantu bagiye kurwana mu buryo bukomeye, kandi Imana yabakuyeho amahoro kera. Imana igiye gukora cya kintu, Imana igiye gukora cya kintu yavuze. Ibintu birakomera, abafilisitiya bati turapfuye turashize, ese habaye iki? Ni iki kibaye? Bati ni iki gitumye abagabo babonetse imbaraga zimeze gutya? Ariko Imana iravuga ngo nimutambuke mubanze mwitegereze kure. Baragenda baritegereza bamenya ko ari isanduku imeze gute, niba ari yishe, niba ariyo yiyiziye, Imana yagera kumara turapfuye turashize, ibyacu birarangiye, ntaho tugifite, birarangiye. Imana rero burya ndagira ngo mbabwire, iyo wamaze kumenya ko ari ugaterwa ubwoba nayo, burya ibasha kukugarukira. Abandi babaye igihare, barayitera uko bishakiye, barayijyana uko bishakiye ngo ni igisubizo, ariko Imana ishaka kurangiza gahunda yayo. Bagezeyo rero ngo abahungu barabarwanya, Imana irabagabiza na ya sanduku bagira gute, barayitwara. Hari ibintu bibaho bikaba birangiye, hari ibintu bibaho ukaba utsinzwe burundu, hari ibikorwa bikorwa ukaba utsinzwe, kugira ngo iyi ntambara y'abari muri kino gihugu yarangiye muri uno mujyi wa Kigali, irangiye i Kigali kubera ko ibyangombwa byose bari bijeje bagize gute, byafashwe. Nta kintu bakigize gute bagisigara. None se bibwiye ko urengeje leta Nyabugogo ukambuka Nyabarongo wavuga ngo urajya igihugu? Byari byabaye, radiyo yaje, beneri yaje, buri kimwe cyose cyo kwishyikirizwaho cyagize gute, cyagiye. Perezidanse yafashwe, ibintu byose byafashwe. Ariko bati nimuze twigendere, ntabwo bitagira gute. Isanduka yari igiye, niko abatimbere bo byabagendeye, ibyabo byaragize gute, birangiye. Barabica, Abisirayeli barapfa, ngo baboneka umuntu umwe ngo aza yiruka. Bakitwara rero, Eli yarasototse ava mu mwanya yari arimo ngo ajya hafi y'inzira kugira ngo ategereze abazi uko byagenze. Aba bana baganiriye asanduka, hari iki byabaye, bagiye kubona umwana ngo azasimbuka yabagira ati byacitse byayobye, bagitwaye n'abahungu bawe, abishe bapfuye, Abisirayeli bose bapfuye bashize, nta kintu gisigaye, yagiye. Ntabwo umusaza yakomeje gukurikirana amakuru ngo yaramutse agwa ingasi ahita ahwera. Umukazana we nawe akimara kumva iyo nkuru baramukikira nk'uko bahita apfukamana, nta sezariyeri yakozwe, nta kwihera byabayeho, bahita ajyana. Hanyuma ngo umwana ahita ariko ko icyubahiro kirangiye, icyubahiro cy'Uwiteka kirangiye mu Isirayeli, birarangiye biracitse. Abafilisitiya nabo bibwira ko bajyanye Imana,
ibintu by'Imana biteye ko bibwira ko bafite umutungo hanyuma baravuga bati reka tuyijyane ijye hafi y'Imana yiyi mugenzi wayo, bahamagara abatambyi bayo mwitondere, igiye muyitondere muyihe icyubahiro gikwiriye. Hanyuma ngo baragiye bararyama bukeye mu gitondo basanga Labani yaguye. Baravuga bati ese ni iki? Ati reka twongere tugerageze. Ngo barongera baregura, ngo mu gitondo baje gusanga umutwe uri hariya, basanga akaboko kari hariya, basanga akaboko kari hariya, igihimba kiri ukwayo. Bati bya bindi nta mari irimo, ahubwo iratwica. Kandi abantu barimo barumva butareye, iratwica igira tuma. Inama ziraterana bati rero icyaba cyiza reka isanzwe kivana. Aho se yagiye bamwe bati mureke tugororoze, bati ntabwo munsi bya Farawo uko byagenze. Farawo yinangiye ntabwo munsi uko byagenze. Muragira ngo ituma irahangaha ngo abahanga bazi kumenya no gusobanukirwa uko Imana igiye kubaho. Ngo bategura gahunda yayo, ngo bafata inka z'imbyeyi. Kuki bashaka inka z'imbyeyi? Bashaka inka z'imbyeyi, ngo bashaka ibindi bintu barahangira, ibintu bishyashya byose bashyira imbere. Ni uko bambwira bati mujye kugendera kure. Bagendera kure, bagera ahantu hamwe ibibazo, bagera ahandi ibibazo, bati nimuyambutse ijye mu mbago zabo, ubundi nibo bazamenya ko bagera gute bagenzi. Haleluya. Iragenda rero bashyira mu rugo rw'umuntu w'Abinadabu yibera. Navuze ariko Mana, niki cyatumye Sawuli atagerageza kujya kuzana iriya Sawuli? Yagumyaho ariko ntihaye ibisubizo. Amafuti ya Sawuli yari gupfa ya myaka itageze. Hanyuma Dawidi arwana intambara nyinshi, ageze aho abona agahenge, aravuga ngo noneho sasa nkwiye gukura isanduku y'Imana iriya hirya ku mupaka, ikaza hanyuma tukareba uko twabigenza. Barabitegura neza kubera ko Abafilisitiya bari barahabaharije, ntabwo bari bari bafiteho imbaraga. Bagiye bidegembya, baragenda bayikura aho ngaho, hanyuma barayizana, bategura ibintu bishyashya, bategura inka nziza nzima zifite ubuzima, bategura igare rishyashya rizima, bategura ibintu by'agaciro gusa, ubundi bayishyiraho. Mu gihe rero ngo yazaga ikimaze kimwe ngo kiratsikira, gitsikiye iratandabira. Umugabo umwe bahita agenda ajya kugira gute, ajya kurangira ngo barebe ko yaramye. Imana y'ubuzima ntabwo bamenye icyo azize, ariko Bibiliya yavuze ngo umutsinda kubera icyaha. Ntabwo yamutsindiye koko se, yamutsindiye aho ngaho bw'icyaha yari afite muri we. Ntabwo yabanje ngo yigeze kuko yari ari kumwe na mugenzi we kandi we ntacyo yabaye. Hanyuma Dawidi ababazwa cyane n'urupfu rw'uyu mugabo witwa Uza, kandi arangije aravuga ati ibi ntabwo byamukora, ariko ubundi isanduku ndayijyana nayishyirayo. Akora akantu kamwe ngo umugabo umwe witwa Obededomu baravuga bati nimwijyane mushyire kwa Obededomu, tuzabuze turebe n'uko azamera, tuzabuze turebe uko azagera gute, uko azamera. Baragenda bayishyirayo. Obededomu nawe ntabwo nzi ubutayu yagiyemo, sinzi uko byagenze, gusa Imana iramubwira ngo nushaka kugira ubwenge ugira ubwenge. Obededomu asohoka mu nzu ye, arabundabunda ahantu arabunda,
Mana rwose ibyo uzambabarire, sinkwiye kumera nk'abafilisitiya, sinkwiye kumera nk'abandi bose. Mana rwose ungirire neza, ungirire umugisha. Nuko ngo umumezi atahe inka zirabyara, arahinduka. Amakuru aragendanira kwa Dawidi bati Obedi-Edomu nta kibazo afite, ahubwo yagize umugisha ukomeye. Nuko bimeze ngo ahita yitonda, ngo yamaze amezi atatu ngo baritegura. Turi mu gihe cyo kugira isuku idasanzwe. Nuhura n'agacupa uzajya ugatera ugacupa, jya ugashyira muri puberi ahantu. Nuhura n'ishashi zo zaraciye. Mu bintu bituma burya igihugu cyacu abantu bagikunda ngo n'isuku ibaho, Dawidi ashyiraho gahunda y'isuku. Bakora isuku, baharura imihanda, abantu baritunganya, baramesa, abantu batangira kwitoza, bategura imbyino bazabyina umunsi usaza. Baritoza, barabitegura uhereye hariya hasi mu mudugudu kugeza ku bantu bakomeye bo hejuru. Mwitonde kuko Imana igiye kugaruka mu Isirayeli. Icyo rero ni mwitonde, buri muntu wese agira ibyo atunganya. Haleluya. Hanyuma yohereza intumwa ziragenda nabategera hafi n'amatorero menshi, size amakorari yaraharukana, ariko bari baritoje ukuntu bazakira isanduka y'Imana. Rero neza neza ngo bagiye kubona umuntu arasutse iraje. Haleluya. Hanyuma Dawidi bajya imbere y'abantu bose, arabyina, acumuka. Haleluya. Hari igihe nigeze kunezerwa, hari igihe nigeze kugira umunezero. Ubundi umuntu iyo afite umunezero mwinshi aba ameze nk'uwapfuye. Ibyishimo byinshi burya byakwicuza. Byamunda kubwira abantu ko kera ari umuririmbyi w'ikora, ikintu cyamenyekanishaga ko twagize ibihe byiza. Nazaga afite amavunane menshi, nazaga ijwi ryagiye, kubera ko ngiye mu munezero wanjye nikurunga no hasi nkabiringita rwose. Iyo mbega twageraga ahantu korari yagiye tukagira ibihe byiza, ni njyewe cyari igipimo cyo kumenya ko abo bantu twagize ibihe byiza. Dawidi rero yamurenga, arabyina. Ndagira ngo babwire ngo iyo umuntu anezerewe ntabwo ibyubahiro bizaho. Kurya ngo ubone abantu baba bagira batya, baba bakora ibintu bitegetswe n'amategeko. Reka murazi. Ariko iyo umuntu byinshi y'inda, haleluya, arasimbuka akikoza hejuru. Iyo umuntu byinshiyemo afite umunezero usese, arasimbuka akagera hejuru. Ariko ntabindi umushumba wenda ari wimenye, ndiyo hari umuhungu wahimbazaga Imana, hari ibintu Imana yamukoreye, abandi barapfuye, arakomereka, arongera bamusa. Icyamurangaga iyo korari yabajyaga kuririmba barabanzaga bakabyina, yakorasi banza bakaza imbere bakabyina. Ntabwo ubu nabasha kumwigana n'umugongo wanjye ntiwabyemera, ariko yarasimbukaga yagera hejuru agatera umubyinnyi inyuma. Iyo korari gushuma ni wenyine yarabyinaga, yagera agasimbuka akagera mu kirere agatera umugeri inyuma. Ariko ikintu cyaje kwiyerekana ko hari ibintu bijya bimara umunezero. Hari igihe agize ingorane ndamubura kandi mureba, barambwira badafite ikibazo. Hari igihe rero biza, akaba ari igihe bigira gute bigenda. Dawidi rero we muri uyu mwanya kandi ibyo yakoze muraza gusanga ari ibintu byujuje umunezero. Ngo isanduka ikimara kureguka, arabyina, aranezerwa. Hanyuma umwenda yabayeho uvaho uragwa, ntiyawutora. Ungurukira hehe? Mu
hari abantu baguma n'imitwaro batagize gutera bati kurira nta bindi kugeza igihe bagereye ahantu hangombwa barayinjiza bayishyira hateguwe bamaze kwishyira hateguwe araza agadisikuru porogaramu umunsi ararangiza ati turye tumwe bibiliya yakubwiye ngo bari bahaza bararya baranywa arangiza bahaha impamba bajyana mu rugo warangiza arasabimusha. Aleluya. Warangiza rero abasaba umugisha kuri muntu agira babindi se warajyanye ko bamugaye umuti ngo arataha bageze mu rugo bamwakira baraza bakarabona baraza abantu bose mu rugo rwe n'abarabakira hari amafunguro yabo yarateganyije barabakira nabo basaba umugisha arangije birashaka hariya hirya rero nabo bagiye kubona agiye ubundi yagomba guhinduka umugore nawe ufite umunezero mwinshi mu mutima akamusimbukira akamugwa mu ijosi bakamumbagara agenda bari byakigera ariko aje asanga yerekana nzi ko rwose uri umwami w'Isirayeli nzima ariko biteye agahinda n'umubabaro nababaye cyane wababaye yishimye nababaye cyane nagize agahinda kenda kundiriza umutima ubonye ngo ugiye gupfapfa ubonye ngo ugiye mbese wagira gute ni gute ushobora kubwira ubabaye intore niyo yagabaye irabute ntazibagurika n'umubabaro usiga hari tugiye kunezereza aho ngiye mu kubyinira hanyuma baravuga babiti nawe ubundi ntakubwiye mu mukungugu wazamenyera ntakubwiye mu mukungugu amajwi yawe yazimu wazamenyera yamwihoreye aravuga caca nayibyinira se nayibyinira sasa ngomba kwibyinira wibuka ko yavuye mu kugera inama yarangiza ikanyaga so ingoma ikayimpa abisirayeli bose bagaca bugufi nayibyinira se nzayibyinira maze. Aleluya. Dufite impamvu zikwiye gutuma duhimbaza Imana. Dufite impamvu zikwiye gutuma tubyina. Aleluya. Najya mubabwira ko umunota wanyu umukristo nyawe awurangiza mu ndirimbo. Aleluya. Uyu munota wanyu nyuma yo kubwira umugore kumva amaganga agiye aba bana uzakomeza ubarere neza uzakomeza ubiteho ndagusabye uzasigare mu mwanya wanjye uzakore byose byiza abantu ntibazaducishe n'ijisho uriya mwana w'imfura iriya nzu ndayimuhaye uriya mwana w'ubuheta uzakingura iriya modoka niyi hanyuma n'imideni rya runaka uzayishyure ariko ndumva ndimo kugenda ndareba rwa rusi hari urusi ruri imbere yanjye nsabira kugira ngo rwambuke nsabira kugira ngo rwambuke yenda umukristo nzahora nuko abantu Imana bagiye bacikana maze kubona abantu batari bake mfite abantu batari bake bakora inyuma
meza yo kubwira abantu nabo ngize gute haleluya menya ko imana yavumishije so imwamuriko kugira ngo irarima yavumishije benyo bose imsumisha Israeli bose ni mpamvu iki ntayitanga ntekereza ko ayo magambo ariyo yageze mu gutwi kw'Imana yavuga ngo Dawidi uramubwiye rwose kubera izo mpamvu ntacyo azongera kubwira agira ikibazo arinda gisaza iyo byashobokaga ngo tugire amagambo tubwira abadayimoni batwiyebesha bafite gahunda yo kutwiyebesha dufite amagambo rero yo kuvuga natwe uyu munsi wa none hari ibyo dukwiye kuvuga hari amagambo dukwiye kuvuga hari ibikwiye kutwishimisha umunezero urenze uw'abandi bantu haleluya twasomye ngo kukuwo twaraze umurage tubitoranijwe rya kera nk'uko Imana yabigambiriye ikora nk'uko ibishaka mu mutima wayo ngo tubaho gushimisha ubwiza bwayo nagira ngo mbabwire nta kindi kitubeshejeho turaba ubwiza bw'Imana iriya ndamukanyo ndayikunda haleluya iriya ndamukanyo ndayikunda kuko gakondo y'Imana itandukanye na gakondo k'abayahudi nkunda kubwira abantu ko babimenya mbibabwira mwebwe mwabaye abagabo njyewe ndacyafite ikibazo ndacyari mu mutungo data yasefite yansigiye sinari nashaka ibyanjye iyo nshatse kubwira umuntu amubwira nimba njyewe ndacyafite ipfunwe data aramufashe akambwira ati sha bwira mu byanjye cyakoze namubwira ati nagize n'inge wayibagiye ariko ikibanza ntacyo nagize gute ntacyo naguze ariko ikibazo kiri inzu mbamo si imisore ubutaka n'abasore mfite n'amasezerano y'ubukode mfite amasezerano y'ubukode nubwo uvuga ngo nubwo igihe kirambye ariko si igihe kirambye ni iki ubundi gakondo iyo bise gakondo nta muntu n'umwe uzaba n'ufite gakondo gakondo y'iwacu ntayihari nagira ngo utangarize ko ntayihari impamvu nagira ngo babwire ko dukwiye kunezera haleluya ni uko uyu mugabo ubwe yayikwigiye ati ndagenda haleluya kuko kwa data yamaze ngiye gutegura noneho arangije kwinjira kuyabataha babwira bwishyu dufite ibanga haleluya iri banga rero utaritunga muri wowe ugatunga amasezerano y'ubukode bw'igihe kirambye ntarihanga bundi ari igihe kirambye ni uko umwana wanjye yazana ni ukuvuga ngo wenda njye nzabamo yuko ejo bundi nabwo ntibashyira ibikorwa remezo ntabwo ngiye nzemera kugenda nka naboti reka da hariho gahunda bigishana hano tugiye kubashyira ibitaro bizakora abaturage bose fata inzira ugenda kandi nuyabona ntabwo uzawugize amahirwe kubashobora kubashyira indi site ikomeye bati aba ni aha mwese turabaye reba ubundi ukuntu tubagenza gakondo ntayo dufite mwese gakondo ntayo dufite mwese ariko kuko yarazi ko bizaguca yarazi ko bizaguca ibiguca buri munsi yesu yarazi ko bizabigize gute bihari niyo mpamvu yabwiye ise amwe ati data w'abantu ntabwo ndimo nsenga ku bakure mu isi ariko bangingiye muri satani haleluya turimo dufite n'isezerano ryo kujya gute ryo kurindwa kandi arangije aravuga ngo noneho ibisigaye basiga umwuka wera haleluya ntabwo azagira ibanga azajya afata ku byanjye abazanira azajya afata ku byanjye abagira gute abazanira mw'abantu b'Imana mwe ni iki cyari gikwiye gutuma tudahimbaza Imana nk'uko bikwiriye dukwiye guhimbaza Imana nk'uko bikwiriye kuko nta banga yaduhishe yatubwiye yuko gahunda ihari haleluya ntabwo ntagodesha wafite ibyo bwite
afite umutungo we bwite. Uyu mutungo we bwite niwo yagize gute? niwo dusezeranije. Haleluya. Niyo mpamvu rero ibi kandi nababwiye ko iby'imishinga y'igihe kirekire atari ibyacu. Imana yiteguye kera, Imana yiteguye kera, ntabwo ari ibintu bya nonaha. Uyu murage twarazwe yawudutoranirije kera. Nagira ngo mbabwire ko n'agakiza ntabwo bijya musohoka kera. Muraje y'Imana byari bigize gute? Byari byanditse. Haleluya. Nagira ngo mbabwire ko abana b'ubugingo bagize gute? Baranditswe kera. Abana b'ubugingo bagize gute? Baranditswe. Ikibazo ntabwo ari abatoranijwe. Abatoranijwe bo ni benshi, sibyo? Ariko mu batoranijwe hari n'abana b'ubugingo. Haleluya. Hari n'abana b'ubugingo kuko yarebye no mu bigishwa be aravuga ngo murabone, ariko nasuzumye nsanga atari mwese. Ariko nyuma yaho ndavuga bababwiye ngo ni nyuma mumanye nabyo mu byo nababajwe mo byose, none rero igisigaye data wabikiruka. Haleluya. Ndagira ngo musoze dusenga Imana. Jambo mfite uyu mugoroba kugira ngo cyangwa amazi hari impamvu cyakoze n'ibidahari. Binginga umwami Yesu, binginga umwami Yesu, umwami Yesu gendera mu Kigali nta sezerano. Hari abantu bagendera mu Kigali badafite isezerano. Oya, umubwire ngo umwami Yesu namenye ko bihari. Haleluya. Namenye ko bihari. None dore imbogamizi, dore inzitizi, dore inzitizi. Nababwiye ngo Dawidi yayicumbikishije amezi angahe? 3. Amaze kubona uza apfuye aravuga ati cyangwa se igiye nanjye ndayijyana he? Ndayitwara ndinde? None nakwigiramo ibibazo. Afata umwanya wo kugira gute? Wo kugira ibyo atungana. Nawe rero kugira ngo utazajya usimbagurika gusa, uzajya usimbuka urumva binuzuye, gira intera ushyiramo hagati. Suzuma ibyawe nurangiza ufite umwami Yesu. Umunezero ujyagira nuko ndi muri benshi. Hari abantu banezezwa ko bari mu bantu benshi. Asimbuka nawe ati ninasimbuka baravuga ko ari ikibazo, ugasimbukana n'abandi. Njya kunda kubwira abantu ko hari n'abareba ibintu bishobora gutera umuceri. Bagavuga ko umuceri karahari n'agasukari karahari, nyine ribare y'abandi n'ahari. Ni iki cyatuma nasimbuka? Ibyo ntabwo bihagije. Kubera ko n'udafite na busa, ariko Kristo ari muri we arasimbuka se ukabimenya. Biraza byajya kuza ku gice cy'umukozi w'Uwiteka. Uwiteka aranze, ari isezerano nagiranye nawe. Amen. Dawidi rero aravuga ati abo nzajya gusimbukira, nzajya nsimbuka, nzajya ntara n'abo baje kuvuga, n'abo bagara kuvuga bazanyubaha. Icyo nzajya nkora gusa nuko nzajya nicisha munsi ukuboko gukomeye kw'Imana nkaca bugufi. Ntabwo ari ugucira bugufi abantu, ahubwo yaravuga ati nzajya nca bugufi nifate nk'insuzugurwa, kuko niyo yonyine iri hejuru y'ibindi byose. Nagira ngo munyerere dusenga Imana kuko umwanya uhari usigaye no kumva indirimbo z'abaririmbyi. Hari impamvu zihari zikomeye zituma dukwiriye guhimbaza Imana. Ubwo wowe kutimu ni zicyare turirimbishe tubyine, makorari n'abacyare tubyinishe, dusimbuke, ariko dusimbuke Imana mwishe kugira gute twishime. Umunezero wawe ni iki kiwujije kuzuye? Ni iki gituma ujya gusimbuka akaza kakubwira ngo itonde uretse gatoya, ariko se uretse ishushanya bamenye yuko nawe nta kibazo gihari. Ariko uyu mwanya turi imbere y'Imana ishobora byose. Ntabwo utaka wujya ufasha amezi 3 kugira ibyo atunganya.
nawe fata umwanya wo kugira ibyo kugira ngo utungane, bityo umunezero wawe niwuzura nibwo uzabasha gusimbukana n'abandi. Umunezero wawe niwuzura nibwo uzabasha gukora ibintu bidasanzwe. Hari abantu bagira ikintu mu mutima. Nagize umuvugabutumwa kera byo gutinda mu itorero n'ibibazo. Nagize umuvugabutumwa kera yabaye umuvugabutumwa w'umusore, hanyuma rero yari afite bashiki be akagira umuntu akunda muri korali, yinginga bashiki be arababwira ati muzamundakira azaza gusura. Araza arabasura, bari bafite icyumba cy'abashyitsi. Hanyuma muri cya cyumba cy'abashyitsi bamuryamishamo, ariko cyari paraleli n'icya mwarimu. Mwarimu wawe rero abantu bamaze gufata agatotsi agenda gake, akoze ku rugi umwana w'umukobwa arashibuka, urinde wowe? Ndaceceka mu biki? Oya ndakumva, niba ushaka ko wakota ugiye gushyira ijwi hejuru. Arangira ati ubwo barongorerana. Ndibuke ko inzu zacu kera zagarukiraga hejuru, ntabwo habaga hafunze, nta na parafo yabaga. Aravuga ati cyane bigiye kumenyekana, wa muntu nashaka imishyikirano asubira mu cyumba cye. Ariko inkurikizi zabayeho, yahuye n'igikomere gikomeye umwana w'umukobwa. Iyo turi aha turavuga tukanavugishwa, mwarimu akigisha yajya gusoza ahubwo tugiye gusenga ati wamusambanyirwe n'utihane. Umwana w'umukobwa agahita ahuza nawe ijisho akagira ati hari abadayimoni b'irari bamufasha, babona iteka ryose no kuzengereza n'utihane, bahuza ijisho umwana akagira gutya. Mbabwira n'ibintu nyirabyo aracyari, bose baracyari. Ariko si ikibazo cy'uko mwarimu twamushyingiye, si ikibazo cy'uko yageze n'igihe agasengerwa kwa pasiteri, ariko ingeso irambye iki? Ingeso. Uyu munsi muhuye ntiwamenya uwo ari we. Hari igihe kijya kigera kuko umunezero w'Imana wabanza ikavanaho uruzitiro, ubundi ukagira gute korwa. Niba uyu munsi ajya mu rusengero ntacyo uzi, hari ibikomere abantu batuze, hari ibikomere abantu bagize gute batunze bibabuza umunezero. Tugusengera Imana, ni iki kikurushije umunezero? Ndagira ngo twubike imitwe yacu kugira ngo dusengere umuntu ubuze amahoro. Uyu muntu ubuze amahoro nta handi yayakura usibye ku Mana. Amahoro araharanirwa. Ndagira ngo mbabwire ko igihugu kigira intambara nyinshi, ariko kugira ngo barebe ko amahoro yagira gute yaboneka. Ariko nta mahoro y'abanyabyaha agize gute abaho, nta munezero abanyabyaha bajya bagira. Ndagira ngo umuntu wumva twamusengera Imana n'ingingo ahaguruke tumusengere. Umuntu wumva twamusengera, umunezero wawe ntiwuzura, hari ibitakuzuza, hari impamvu ikutuzuza, hari impamvu abandi bayimbaza nawe wataraga ijwi rikakugira ngo uretse gatoya. Twinjiye mu mushumba asenga Imana kubw'abavandimwe bumvishije hari ibyo bakwiriye guhindura, bumvishije mubike imitwe yanyu musenge Imana. Nawe ubaza Imana ngo Mana nigute umunezero wanjye wazamuka kurushaho, niba nawe ufite nigute wazamuka kurushaho. Iyo banga ndagira ngo mbabwire ngo rirahari. Ndagira ngo winginge Imana muri wowe, ntabwo nyine umuntu ndeba urareba wiki murajya muze agahindukira ukajya kubyerekeza mu bandi, kandi nawe byaba byaragucanze byarakunaniye. Ndagira ngo rero nigiye umushumba azamusengesha ku bw'abo bavandimwe, ariko nawe ikintu kigushije amahoro nta handi hantu uzakijugunyira keretse umunsi uzabwira Umwami Yesu ko Umwami Yesu nyine amahoro yawe. Amahoro atanga ni amahoro atagereranywa, ni amahoro abantu babaririza ntibamenye inkomoko yawe. Ari gushumba mbere yo gusenga, niba n'ubwa mbere gutara Umwami Yesu n'akamba
izagitwara ibyishimo n'icyaha. Kibuza umuntu kunezeza imbere y'Imana n'icyaha. Icyaha ikintu gikora cya mbere gitwara umuntu ibyishimo. Si igitangaza kuzona abatoza mu nzu y'Imana bakayivamo batishimye. Reka nta kintu kibitera ni amahitamo batishimye. Ariko nawe hari ibyagutwaye ibyishimo, haguruka kimwe na bene tugusenge. Wahaguruka nimba naho hari ikigenda kibuza umuntu ibyishimo. No mu Imana yacu urakomeye, uratangaje, uri uwo gupfukamirwa, uri uwo kubahwa, uri uwo gushyirwa hejuru, uri uwo gutambirwa. Ukuri Imana ikomeye, Imana ikura umuntu mu butayu, igakura umuntu mu bwongere bw'intama, ukamugira umwami, ntawe utakura umuntu, ntawe utageza umuntu. Ukura abatindi ku cyawe, ukabuzwe n'ibikomangoma, uhindura amateka, wagiye uhindura amateka y'abantu benshi. Turabibona, turi abagabo gutanga ubuhamya, tuvuga ukuntu wagiye uhindura amateka, tuvuga ukuntu utanga umurage w'ibyishimo. Ababyeyi batabasha kuraga abana babo, ariko ukakuraga ibyishimo by'agakiza, tukishimira imbere yawe. Turagushimiye Data, turagushimiye ku ijambo ryawe, turagushimiye ku bwa bene Data bashiki bacu basizwe n'ijambo ryawe. Urabazi, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rigira imbaraga. Niko twavuze ngo ntabwo rizasubirayo kugusa, rizakora icyo ushaka. Icyo wayatumiye ni iki ngiki, ni uko abene Data bahagurutse, kandi uko bahagurutse urakuzi kuko urabareba. Uzorondora imitima y'abantu ukayimenya. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka warandondora uramenya. Uzumenye uko dutekereza, uzumenye imigambi yacu, uzumenye ibyo twibwira, uzumenye ibitwanduza bikatubira imbohe. Abantu benshi ni imbohe, bagenda n'imbohe, nicyo gituma batabasha kunezererwa Imana. Ntabwo byumvikana ukuntu isanduka y'imizi imyaka myinshi yaragiye iminyago, ariko umunsi cyagarutse mu rwego rwa Dawidi. Icyamwishe ntigari kunezerwa, mu gihe abandi bose bari banezerewe. Hari ikibazo gituma abantu batanezerwa, ari igihe cyo kunezerwa. Ubwiza bw'Imana bwari bubatse mu murwa wa Dawidi. Imana yari igarutse mu murwa wa Dawidi, ariko ntabwo Mikaya yigeze anezerwa. Hari impamvu, mu gihe abandi banezerewe cyane bakishyura bagatambira Imana, hari impamvu. Natwe turasenze, dusenga abavandimwe. Data ureze cyane, wongere imbaraga. Hari ibyabateye kutanezererwa, hari ukuntu bisanzwe baratunganya imbere y'amaso yawe, ariko turasenze tunagushimira ko wahamagaye uyu mugoroba bakaza mu nzu yawe. Turagushimira ko imbabazi zawe zikomeye, turagushimira ko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose, turagushimira ko imbabazi zawe zibageraho. Bari imbaraga zo kuguhimbaza, bari imbaraga zo kukuramya, bari imbaraga zo kugendana nawe, bari imbaraga zo kukureba, bari imbaraga zo kubona gukomera kwawe, bari imbaraga zo kugusingiza iteka ryose. Mu izina rya Yesu, n'abantu batabashije guhaguruka ariko batagira ibyishimo, Satani yaboneye ahantu akabatwara ibyishimo, nabo turabasengeye ubasubize ibyishimo by'agakiza, ubasubize umunezero w'agakiza, ubasubire kunezerwa Umwami Imana wacu. Urakoze Data kuko utwemeye kandi ko bari abantu bari ubwoko bwawe, kuko imbabazi zawe ziracyariho. Imbabazi zawe ni nyinshi cyane, abazishaka uzahereze. Twese dukeneye imbabazi zawe, niyo mpamvu turi aha ngaha. Tanga imbabazi ku bwoko bwawe, abishyuye muri cyane mugoroba nibasohoka aha ngaha basohokana imbabazi, nibagenda bagendana imbabazi, aho bararana imbabazi, n'ejo baza n'ibihe byose imbabazi zawe zibahoreho. Niko Dawidi yasenze avuga ngo ugirirwa neza imbabazi zawe bizanjyana iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzira iteka ryose. Natwe turasenze Mana, imbabazi zawe zitubeho, zazinde. Yavuze ngo igihe cyo kizakibwe umutima ni ukwibuka imbabazi zawe zawe iteka, zigatuma dupfa ngo dushireho
uzazunguka uko bukeye uko bwije. Izo mbabazi turazikeneye, izo mbabazi turazishaka, zivuge ku bwoko bwawe. Urakoze Mana kuko twumvishije, fasha umugaragu wawe Yesu umvishije ukoresheje n'ibiganiro byo ubashe gutega amatwi ikubise ubabwira nayo uhereza umugisha. Urakoze Data ko twumva kandi kutubwire neza, niko dusubira mu izina rya Yesu. Amen. Neza yawe ntawayirondora. Twamaze kubona ko ari wowe wenyine wabasha kuba umushinga munini w'igihe kirekire. Turagushima kuko agakiza watanze. Nta wundi munezero twabona udashingiye ku gakiza kawe, kuko iyo turi mu buntu bwawe, iyo turi mu mbabazi zawe, nibwo tunezera umunezero. Kuko umunezero ntabwo ari uwa hano mu isi, ibyishimo byacu ntabwo bizarangira hano mu isi, kuko umugaragu wawe amaze kubwira abantu ababwira ngo nimubizirikane kandi mumenye twebweho iwacu ni mu ijuru. Niyo dutegereje umukiza wacu azaba, Mana Data wa twese uri mu ijuru. Niyo mpamvu tubwira itugerageza, niyo mpamvu tubwira intambara zitugwakumye, tukazibwira ko turi mu isi turi abashyitsi n'abasuhuke. Mwami Imana ishobora byose, reka tunezerwe ubuntu bwawe, reka tunezerwe imbabazi zawe zituma dutambuka mu isi, tukazamuka mu butware, tukazamuka mu mbaraga, ngo tuzi neza yuko hari umunsi tuzayisezeraho. Kandi dufite ibyiringiro bitadukoze isoni ku munsi tuzataha mu ijuru, tuzakureba ukuri kandi tuzakunezererwa. Reka uwo munezero ukomeze kubaka mu bantu bawe. Icyubahiro n'ubutware no gukomera ibyo ari byo byose mu izina rya Yesu. Amen.